Mwiriwe mwese, umuntu wese ufite umutima utabara, ugira urukundo, ushaka kuzabona ubugingo buhoraho, atabara bagenzi be, akabafasha mu bibazo. Rero kugira ngo munshyigikire, mukore subscribe, mukande iyo nzogera, kuko ikibazo mfite Imana ibahe umugisha, kandi umuntu wese uri bukande subscribe rwose aramumfashije, kubw'ikibazo mfite. Nawe wahura n'ikibazo, ariko iki kintu nukinkorera, Imana yo mu ijuru izakwibuka, Imana izaguha umugisha. Ubwo rero mukande inzogera, kandi nomero zanjye ndi buzishyire muri description, uze kumpamagara umbaze atese kubera iki wavuze ati tugufashe, dukande subscribe, ni ikihe kibazo ufite. Ugira umutima w'impuhwe, ugira umutima w'urukundo, uri bumfashe rwose bikuvuye ku mutima. Kandi ikibazo mfite ninkikubwira uri buvuga ati yewe wa mumama we rwose ni ukuri ntabwo utagira. Ubwo rero ntabwo ari ukugira ngo wenda nitake, ariko ni ubutumwa ntanze kugira ngo umuntu wese uri burebe iyi video ni ukuri, kubwo ibyo ndi kubivugiramo gusa nicyo mbisabiye kandi ndanashimira abantu bankurikira mu Bufaransa, mu Bwongereza, abantu bose bari ku isi yose, mu Butaliyani, muri Germany. Ndabashimira yuko mukomeje kunshyigikira, ariko ni ukuri by'akarusho munshyigikire cyane, kandi ku bantu muzi ubwenge munareba kure, ni ukuri izo nomero ndazibahereza mumpamagare, turi buganire. Sawa, murakoze ni ukuri, kandi murakoze kubinkorera.